Haleluya, haleluya. Yesu ashimwe. Ndabaramukije, amahoro y'Imana n'abe muri mwe. Tunezerewe Imana iduhaye umwanya mwiza kugira ngo tuganire, turebere hamwe imirongo yadufashije mu bice twasomye none. Uyu munsi twakomeje gusoma mu gitabo cyo gutegeka kwa kabiri, dusoma igice cya 30 n'icya 31. Twasomye Zaburi ya 40, dusoma kandi urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye itorero ry'i Korinto, igice cya mbere. Imana iduhana umugisha. Muri iki gitabo cyo gutegeka kwa kabiri, twabonye ko Mose yari arimo asezera ku batambyi, asezera no kuri Yosuwa, kubera ko cyari igihe cye cya nyuma kandi yari abizi neza ko igihe cye kigeze ngo akurwe mu isi kugira ngo apfe. Hanyuma Yosuwa amusimbure, akomeze ayobore, ajyane ubwoko bw'Imana mu gihugu cy'amasezerano. Cyari igihe nibwira ko cyari igihe gikomeye, haba ari ku Bisiraheli, haba ari kuri Yosuwa wari ugiye gusimbura Mose. Numva byari igihe gikomeye, barimo batekereza ibintu byinshi, bibazaga ibintu binyuranye. Ariko Imana ni Imana imenya ibitugoye, ni Imana imenya ibiturushye, ni imenya ubwoba bwacu uko tumerewe. Hanyuma rero ku murongo wa 8 twasomye, ariwo murongo twazirikanye none, haranditse ngo Uwiteka ubwe azakujya imbere, azabana nawe, ntazagusiga, ntazaguhana, ntutinye, ntukuke umutima. Imana ishimwe. Aya magambo yabwirwaga Yosuwa nk'umuntu wari ugiye gusimbura Mose. Natekereje ko Yosuwa yibazaga ukuntu azayobora ubwoko bw'Imana nyuma ya Mose, akibaza uko bizagenda. Avuga ati Imana izankoresha ibitangaza bikomeye nk'ibyo yakoranye nawe, nk'ibyo yakoresheje Mose. Ese Imana nzabibasha koko? Nzageza ubu bwoko mu gihugu cy'isezerano? Yibazaga ibintu binyuranye byatumaga wenda n'umutima wutinya. Ariko Imana iciye mu kanwa ka Mose ibwira Yosuwa aya magambo, iravuga ngo Uwiteka ubwe azakujya imbere, azabana nawe, ntazagusiga, ntazaguhana, ntutinye, ntukuke umutima. Imana ishimwe. Mu by'ukuri gutinya kwa Yosuwa kwari gufite ishingiro, ariko nanone yari abujijwe gutinya kubera ko Uwiteka ubwe ari we uzamujya imbere. Ntabwo ari we ubwe ugiyanye ubwoko bw'Imana mu gihugu cy'isezerano, ntabwo ari Yosuwa ubwe, ahubwo Uwiteka azamujya imbere kandi azabana nawe, ntazigera amusiga, ntazamuhana. Nuko rero kubera iyo mpamvu ntakwiye gutinya, ntakwiye no gukuka umutima. Imana ishimwe. Aya magambo nubwo yabwiwe Yosuwa, reka tuyifashishe none natwe tuyibwire cyangwa se tuyabwirane, kubera yuko natwe turi mu rugendo, dufite igihugu cy'isezerano. Hari umudugudu Imana yubatse irawurema, abizera bazabamo. Turi muri urwo rugendo rwo kujya muri icyo gihugu. Muri urwo rugendo rero duhura n'ibintu bitandukanye, duhura n'ibiturwanya by'uburyo butari bumwe, duhura n'ingorane n'akaga n'amakuba. Ariko nanjye ndifuza kukubwira aya magambo ngo ntutinye kandi ntukuke umutima, kuko Uwiteka ubwe azakujyana mu gihugu cy'isezerano, azakugeza mu bwami. Haleluya. Yatanze Yesu kugira ngo tubone ubugingo kandi bwinshi. Imana ishimwe. Kandi dufite isezerano rikomeye yuko Imana itazadusiga, yuko itazaduhana. Yaratubwiye ngo izabana natwe kugera ku mperuka y'isi. Imana ishimwe. Mu mazina ya Yesu harimo izina rya Emmanuel, riravuga ngo ni Imana mu bantu, ni Imana iri kumwe natwe. Kandi Yesu nawe agiye kujya mu ijuru yaduhaye irindi sezerano rikomeye. Yaravuze ngo ntadusiga nk'imfubyi, ntadusiga twenyine, ahubwo yadusigiye Umwuka Wera. Umwuka Wera uzabana natwe, akatuganiriza, akatuyobora mu kuri kose. Haleluya. Imana ishimwe. Dufite Umwuka Wera. Ntutinye, ntukuke umutima. Imana iri kumwe nawe, ntizagusiga, ntizaguhana, izabana nawe kugera ku mperuka y'isi. Hari icyari kigukanze? Humura, nturi wenyine, uri kumwe n'Umukiza. Haleluya. Wikuka umutima, wigira ubwoba, ntugire ikigutera ubwoba, ntugire ikigutinyisha. Humura, azakugeza mu bwami. Ashaka kuguha ubwami, arabishaka. Ntago ari ibintu
bigoranye, ahubwo ni ubushake bw'Imana kuzaba mu gihugu yateguye kandi karema. Imana ishimwe. Komera umutima, nubwo uhura n'intambara, nubwo uhura n'ibikugoye, bibwire Yesu. Ntabwo uri wenyine, wirwana wenyine, wikwirwanirira. Bwira Yesu, azakwambutsa iyo nyanja y'ibigeragezo kandi azaguha ibyiza nk'uko yabigambiriye. Imana ishimwe. Twasomye andi magambo meza muri Zaburi ya 40 umurongo wa 6. Reka rero dusoma, haranditse ngo Uwiteka Mana yanjye, imirimo itangaza wakoze ni myinshi, kandi ibyo utekereza kutugirira nabyo ni byinshi. Ntihariho uwagereranywa nawe. Nashaka kubyatura no kubirondora, byaruta ubwinshi ibyo nshobora kubara. Imana ishimwe cyane. Usubije amaso inyuma ukareba imirimo itangaza Imana yakoze mu buzima bwawe, urabona ari myinshi, kandi nabyo byagutera gukomera, kuko Imana yakoze ibyo n'ubundi ntihinduka, izakora n'ibindi. Yanavuze ijambo ryiza uyu mwanditsi wa Zaburi ni Dawidi ngo kandi ibyo utekereza kutugirira nabyo ni byinshi. Ese ujya ubyibwira? Ujya wibwira ko umugambi w'Imana ku buzima bwawe ari mwiza? Urabizi ko ibyo Imana yibwira kukugirira ari byiza? Yikomezeho, yiringire, uyizere. Ntukuke umutima, ntujarajare, ahubwo ushikame utumbire Yesu. Humura, azakugirira neza, agufitiye ibambe. Yavuze ngo nashaka kubyatura no kubirondora, byaruta ubwinshi ibyo nshobora kubara. Ntabwo birondoreka ibyiza Imana igambirira kukugirira n'ibyo yagiriye ubuzima bwawe. Subiza amaso inyuma, urabona ineza y'Imana yabanye nawe. Hari igihe tugera mu bihe bikatuhuma umutima, ntidutekereze ineza y'Imana n'urukundo rw'Imana twabonye aho twaciye mu minsi yatambutse. Ariko subiza amaso inyuma, bara iyo migisha Imana yaguhaye, bara iyo neza y'Imana wagiye ubona, bara ukuntu Imana yakurinze. Byitegereze, bigutere gukomera, kandi uzirikane ikintu gikomeye. Ibyo Imana yibwira kukugirira nabyo ni byinshi, byigambirira kukugirira ni ibyiza. Haleluya. Humura, umugambi w'Imana ni mwiza ku buzima bwawe. Komera umutima, yitumbire, yihanga amaso. Nubwo unyura mu bikomeye ntibizakwica. Imana izakugirira neza, izakugirira ibambe. Yesu aguhe umugisha. Amen.